Okay, kuntu bariza umugeni reka mbanyurizemo nyine gatoya mucamake. Mwari mwiza usanga akazuba, hogoza ryiza rizira ikizinga, ubaye kimuhora akeye. Banywaye ushaka. Yo, mbese nibyo mfura ya Rwema. Ihangane n'abanyabusenge bari abakobwa, kandi nabo urabona ko ntacyo batwaye. Na motive kuri uyu munsi burya ni iby'agaciro guhitamo ibintu by'agaciro ko nawe bikugira umuntu w'agaciro. Rero muri aka kanya kari kumwe nanjye Wizpazo akaba ninjye mugiye korana muri iki kiganiro, nkaba igiye rero kwakira umutumirwa ugiye kutugezaho impano afite nk'umuhanzi witabiriye Rwanda ubuhanzi kuri uyu munsi iri kubera Kayonza. Reka rero ntangire mwakira ariko anatwibwire amazina. Okay, murakoze. Nitwa Kabasinga Nada. Kabasinga Nadia. Nada. Rero uyu munsi witabiriye Rwanda. Ese waje kugaragaza ihe impano? Okay. Impano rero naje kugaragaza ni impano yo kubyina cyane ko nzi no kuriza abageni bamaze gushaka ako kanya. Ukabariza neza amarira agatemba. Cyane rwose. Ibi ngibi rero umuntu ashobora kwita yibaza aho bitangiye ryari, ni gute byakujemo? Okay, ukuntu nabitangiye rero nigeze kugira kuba muri club y'urubyiruko yatozaga abana kubyina mu bintu by'umuco nyarwanda nyine bya gakondo. Ndabikunda rero mbikuriramo. Abantu benshi rero biragoye guhitamo gakondo, nkanjye ubwanjye hari igihe bigorana, hari n'abandi benshi cyane. Ese wowe ku bwawe nizihe imbaraga wazikuye zo kugira ngo uhitemo uvuga ati ngiye nzajya nkora gakondo? Okay, impamvu rero abantu ntago bakunda kimwe. Twakunda traditionnel wo kunda dance moderne, urumva ntago byahora. Reka wenda utuganirize muri rusange, uduhereze ishusho muri rusange uburyo abantu bagufata wambaye neza, imikenyero wakenyeye, ugiye nko kuriza umugeni. Ni gute abantu bagufata societe muri rusange? Iyo ugiye kuriza umugeni rero ugenda nyine umeze nk'umuntu muri mu kigero kimwe, nyine aragiye ntago muzongera guhura ngo muganire nka mbere. Ikintu cya mbere kibaho nyine ibyiyumviro muri we birahinduka, ntago mukomeza kuguma mu cyiciro kimwe, hari ikintu arahindura, hari aho abavuye hari n'aho abagiye. Rero mu by'ukuri abadukurikiranye muri aka kanya bari kwita bibaza ni gute bariza umugeni, bamuriza gute? Gerageza nyine abantu badukurikiye ubagaragariza uburyo nyine bariza umugeni, bariza gute umugeni? Okay, kuntu bariza umugeni reka mbanyurizemo nyine gatoya mucamake. Mwari mwiza usanga akazuba, hogoza ryiza rizira ikizinga, ubaye kimuhora akeye. Banywaye ushaka. Yo, mbese nibyo mfura ya Rwema. Ihangane n'abanyabusenge bari abakobwa, kandi nabo urabona ko ntacyo batwaye. Nibyo ngibyo bindi n'ibindi. Rero hari uyu munsi bitabiriye Rwanda. Hari aho wifuza kugera mu bigerekanye n'ubuhanzi bwawe. Urifuza kugera hehe? Okay, nyine hari igihe umuntu yumvamo kazi ikintu ariko akumva ko hari ahantu ashaka kuva nashaka kugera. Naje hano rero kugira ngo ningira amahirwe nkakomeza, hari aho nyine nzaba mvuye, hari n'ashaka kugera kugira ndebe abandusha ikintu runaka nyine nkora njyewe mu buzima bitewe n'impano yawe. Ese ibyo byishimo wowe ugira ku bwawe ukiyumva nk'umuhanzi muri rusange, hari uburyo abantu banagufata, hari n'ibyo uteganya kuzakura muri uyu muziki ukora? Ese wowe ku giti cyawe hari akazi kenshi ugenda ugira, cyangwa hari n'uburyo societe igenda ikwakira? Wowe ahantu byagukuye naho bikugejeje, cyane cyane wenda turebe nk'ahantu uburi rimwe na rimwe utaramira, ni gute abantu bagufata? Okay, biramfasha cyane kubera ko hari igihe nshobora kuba ndi mu rugo muri weekend bikaba ngombwa ko njye na bagenzi banjye dufatikanya, ngire ngo mwahoze mubabona, bikaba ngombwa nyine ko tujya kubyinira umugeni
urumva icyo gihe tubona amafaranga. buriya hari igihe umuntu yahise atekereza, abantu benshi bakunda kwitabira amakwe, ugasanga hariyo abakobwa beza cyane, ugasanga umuntu yakurabutswe akavuga ati rero uyu mukobwa ni mwiza cyane. Ese wowe hari umukunzi ugira? iki kibazo ntabwo nagisubiriza hano. ushaka gukwepa ntubigaragaze. ndacyari umunyeshuri, nta mukunzi mfite. Abanyeshuri se ntabwo bajya bakundana? ntabwo mbizi. Okay, reka rero tugushimire kuba ukoranye natwe iki kiganiro. Yego.